Mwaramutse, shima Imana nanone kuri iki gitondo cy'umugisha yaduhaye, kandi twaba tugiye kugitangira n'ijambo ry'Imana. Reka twitonze dusome mu gitabo cya Luka. Luka ibice ni 8, turasoma duhereye ku murongo wa 22. Luka ibice 8 umurongo wa 22 kugeza ku wa 25. Nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati, twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. Akigenda arasinzira, mu nyanja habanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati, databuja, databuja, turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha, haba ituze. Arababaza ati, kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya, barumirwa, baravugana bati, mbega uyu muntu ni iki? Utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Imana ni nyir'ubutware kandi ni nyir'ubushobozi, niyo ishobora byose. Ntitinya, ahubwo ikwiye gutinywa. Ishobora kugira impungenge na nkeya, ko ari Imana nyine. Nta cyayihagarika umutima, nta n'icyayitera ubwoba, kuko yahozeho, yari iriho kandi izahoraho. Ni Imana izi ibizaba. Nta na kimwe itabasha kubona, kibe gito kibe kinini, byose Imana irabireba. Iyo Mana niyo Mana yacu. Iyo Mana niwe mubyeyi wacu, kuko niyo yatubyaye. Twavutse tutari abana b'Imana, ariko mu by'ukuri Imana iza kutubyara, itubyarishije umwuka wayo, itubyarishije ijambo ry'Imana. Bibiliya irabivuga, iyo dusomye mu gitabo cya Petero. Petero wa mbere 1:23, cyangwa se Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 23, aravuga ngo, kuko mwabyawe bwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubeshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Tuvuka bwa mbere ntitwari turi abana b'Imana, ko twavukanye kamere y'icyaha. Bivuze ngo twavukanye umwuka utari uw'Imana, twavukanye umwuka wa Satani. Niyo kamere yacu, ya kamere idashobora kubaha Imana, ya kamere idashobora no kumenya Imana uko byagenda kose, ariyo ya kamere idahinduka. Ariko Imana kubw'urukundo n'imbabazi zayo, itegura uburyo bwo kutubyara ubwa kabiri, cyangwa se itegura uburyo byanyuramo kugira ngo duhinduke abana b'Imana. Niyo yabikoze, si umuntu wabikoze.
niyo mpamvu hano biri kuvuga ngo kuko mwabyawe bwa kabiri. Uko twabyaye bwa mbere biba bitunganye, ntabwo twari kuba dukeneye kubyarwa ubwa kabiri kandi. Ahubwo impamvu byasubiwemo tukongera tukabyarwa ubwa kabiri, ni uko twabyaye bwa mbere bitari bitunganye. Byari bitunganye Imana habe na gato. Imana ishyiraho umugambi, ishyiraho uburyo umuntu ashobora kuvuka ubwa kabiri, akavuka noneho atari uw'umubiri, akavuka atari uwa kamere y'icyaha, ahubwo akavuka ari umwana w'Imana. Akavuka atari umubiri, ahubwo akavuka noneho ari umwuka. Kubera ko Imana ni umwuka, abana bayo ni ab'umwuka, ntabwo ari ab'umubiri. Kuba dusenye mu gitabo cya Yohana igice cya mbere, tubasome. Yohana igice cyaho cya mbere, umurongo wa 12 n'uwa 13 baravuga ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Aha ngaha biriho bisobanura neza cyane ko abavutse ubwa kabiri ntaho bahuriye n'abavutse ubwa mbere. Abavutse ubwa mbere bavutse ari umubiri ubora, umubiri w'icyaha. Ariko abavutse ubwa kabiri iravuga ngo ntabwo babyawe n'amaraso, nta nubwo ari ubushake bw'umubiri, si n'abanyamubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Imana ni iki? Ni nyir'ububasha bwose nk'uko nabivuze. Imana ni umwuka, Imana ni urukundo, kandi Imana ni byose. Iyi Mana niyo data, Imana niyo yatubyaye. Imana ni umwuka, nawe rero uw'umwuka ntabwo uri umubiri. Abo turi bo ntabwo ari uyu mubiri, ahubwo abo turi bo ni umwuka w'Imana uri muri twe. Kuko tukimara kuvuka ubwa kabiri, tubyawe n'ijambo ry'Imana binyuze muri Yesu Kristo, abo turi bo ntabwo ari uyu mubiri twambaye. Abo turi bo ntabwo ari abagaragara n'amaso ya buri wese. Nk'uko Imana itagaragara, nk'uko ntawe wayikabakaba ngo uyibone, uko nguko niko n'abana b'Imana uko bari ntibagaragara n'amaso y'umuntu. Kuko Imana ni umwuka, abana bayo bari mu mwuka, umwuka. Imana rero niyo Mana data. Iyo Mana niyo Mana dufite mu mitima yacu. Niyo Mana itubeshejeho. Ntabwo tubayeho kubw'ubushake bwacu cyangwa se kubw'imbaraga zacu, ahubwo tubayeho kuko Imana iriho. Ubwo iriho natwe turiho. Ese ubuzima bw'umuntu bwahinduka gute? Ubuzima bw'umuntu bwahinduka igihe amenya ibi, ko atakiri uwa kamere y'umubiri we, ahubwo ari umwuka. Ko atakiri umubiri,
ahubwo ari umwana w'Imana. Bene data, sintekereza ko umunsi wa none icyaha kigifite aho giteye ubwoba. Ese kubera iki cyaha kitakigutera ubwoba? Impamvu icyaha kitakigutera ubwoba si uko mu by'ukuri utakigikorera muri kamere y'umubiri wawe. Amaso arabyitegereza akabibona, ariko ntuhera kuhonga mu maso, ahubwo urakomera, urashikama, ukagira ibyiringiro. Kubera iki? Impamvu ni uko hari ikintu kiri muri wowe udashobora gukabakaba cyangwa udashobora kubonesha amaso gituma ukomera, bitandukanye na mbere uko wari ubayeho. Wari ubayeho ubuzima bw'ubwoba, wari ubayeho ubuzima bw'agahinda, wari ubayeho ubuzima bwo gushidikanya gusa, kandi igihe cyose wakoraga icyaha cyangwa se wabonaga ikibi cyadutse ku buzima bwawe, mu buzima bwawe, waheragaho utabaza, wumvaga ko ibyawe birangiye, wumvaga ko Imana itakumva, wumvaga ko Imana itagukunda. Niyo mpamvu uharaniraga kubaho ubuzima butagira ikibi, ariko nyamara ntiwari ubifitiye ubushobozi. Impamvu utari ubifitiye ubushobozi ni uko waguzwe no gutegekwa n'icyaha. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 7, umurongo wa 14 biratubwira ngo amategeko ni meza, ntayera, ntakiranuka, aratunganye, ariko ngo njyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Uyu muntu wa kamere nta kindi ari cyo, ni uw'icyaha. Cyaramuguze ngo kimutegeke kandi kimuyobore, ariko nyamara wageragezaga kuba ubuzima butarimo ikibi. Impamvu bitakundaga ni uko kamere yawe ari iy'icyaha, cyarayiguze ngo kiyitegeke. Nta bushobozi rero wari ufite bwo kubaho ubuzima butagira ikibi. Niyo mpamvu uko wageragezaga kose wasangaga wabayeho ubuzima bw'ikibi gusa ahubwo. Ariko aho Imana imaze kutubyarira ubwa kabiri, kabone n'ubwo wakwadukaho n'ikibi, ntuterwa ubwoba nacyo. Kubera iki? Ibanga nta rindi, ni uko wamaze gutandukanya ibi byombi. Wamaze gutandukanya uwa kamere ndetse n'umwuka. Kubera ko ibyo bitandukanye muri wowe, kabone n'ubwo wakwadukaho n'ikibi, mu by'ukuri umutima wawe urakomera kandi ugashikama, ndetse ukumva ko Imana itagiye kure yawe, ahubwo ukumva ko iri ku ruhande rwawe ibihe byose. Bivuze ngo Imana ntijya kure yawe kubera ko wadutsweho n'ikibi. Imana ihorana natwe kandi ihora idushyigikiye. Kubera rero ko twamenye ko tutarakira aba kamere, ahubwo twahindutse ab'umwuka w'Imana uri muri twe, nicyo gituma dukomeza tugashikama kandi tukumva ko urukundo rw'Imana rukiri kumwe natwe. Iyo niyo Mana rero, iyo niyo Mana ihorana natwe kandi igendana natwe ibihe byose. Abigishwa ba Yesu, ubwo Yesu babwiraga ngo twambuke tujye hakurya, mu by'ukuri mu mutima wa Yesu bari bageze hakurya. Umutima wa Yesu bari bamaze kwambuka, ariko ingorane zihari ni uko mu mitima y'abigishwa ntabwo ariko byari bimeze. Umutima w'abigishwa bari bakiri mu nyanja. Umutima w'abigishwa bari bakigerageza kugera hakurya.
ntabwo Yesu yavuze bikwiye kumvikana mu marangamutima yacu. Yesu yavuze bitandukanye n'uko twabibona cyangwa se n'uko twabitekereza. Urugero, Yesu yabwiye Petero ko azamugira umurobyi w'abantu, agakira umurobyi w'amafi, ahubwo azamugira umurobyi w'abantu. Kwa Petero yategereje ko azaba umurobyi w'abantu, ariko nk'umuntu wumva imvugo ya Yesu, urya munsi Yesu yari yamaze kugira Petero umurobyi w'abantu. Ariko Petero yakomeje gutegereza igihe azabera umurobyi w'abantu. Ntabwo ari uko Yesu avuga, ntabwo ari uko ibyo Yesu bikwiye kumvikana. Ibyo Yesu bikwiye kumvikana ngo nzakugira umurobyi w'abantu, bivuze ngo namaze kuba umurobyi w'abantu. Petero yagombaga kwitwara nk'umurobyi w'abantu, ariko ikibazo yakomeje kwitwara nk'umurobyi w'amafi, ahubwo ategereje kuzaba umurobyi w'abantu. Niyo mpamvu Yesu ubwo yapfaga, Petero yisubiriye kuroba amafi. Bishatse kutubwira ko mu mutima wa Petero ntiyari umurobyi w'abantu, ahubwo ari umurobyi w'amafi. Bivuze ngo ntabwo yumvise ibyo Yesu yamubwiye, nzakugira umurobyi w'abantu. Deja Petero amaze kuba umurobyi w'abantu. Akenshi natwe ni uku twumva ijambo ry'Imana, ni uku twumva ijambo rya Yesu. Petero yaba yarakiriye ko ari umurobyi w'abantu, kabone n'ubwo Yesu yari apfuye, ntabwo Petero ari gusubira mu mafi, yari kwisubirira mu nyanja. Aho gusubira mu nyanja gushaka amafi, bivuze ngo Petero umutima ntiyigeze aba umurobyi w'abantu, bivuze ngo ntabwo yigeze yumva ijambo rya Yesu. Petero yumvise Yesu gusa igihe Yesu yari azutse. Icyo gihe Petero yabashije noneho kumva Yesu ibyo avuga. Bene data, ndagira ngo mubwire ko mu gihe twizera Imana, natwe ni uku mu mitima tuba tumeze. Ariko mu gihe twumva ijambo ry'Imana, tuba dukwiye gusobanukirwa ibintu. Yesu ubwo yabwiraga abigishwa ngo twambuke tujye hakurya, ntikwari ukwambuka, ahubwo bari bagezeyo. Imitima yabo yagombaga kwitegurira gukora ibyo bagomba gukora kuko bageze hakurya. Ariko kubera ko bahuye n'umuraba mu nyanja, batewe ubwoba nawo. Impamvu batewe ubwoba n'umuraba ni uko batari bageze hakurya. Ariko mu mitima yabo, iyo baba bakiriye ngo Yesu yavuze ngo tujye hakurya, bivuze ngo turi hakurya y'umuraba. Iyi ni baringa, iyi ni baringa kuko twageze hakurya. Abantu bajya mu mazu cyangwa se kureba inyamaswa zororewe ahantu, baba barashyize ibirahure bitagaragara hagati y'inyamaswa n'aho abantu bazirebera. Ziba ari inyamaswa rimwe na rimwe z'inkazi, zishobora gufata abantu zikabacamo kabiri. Ni inyamaswa idashobora kugirana ubusabane n'abantu. Iyo inyamaswa ikubona ikiri kure, iza yirukanka izi ko ije kuguconshomera. Ariko kuba ku bya birahure biba bikomeye, iraza ititaye ku kirahure kuko ntibikibona, izi ko ije kugucakira gusa ikaguconshomera. Ariko iyo ihageze ikubita kuri cya kirahure. Iyo ikubise kuri cya kirahure, igira umujinya kuko yari izi ko yagusingiriye, ariko mu by'ukuri ntiyari izi ko hagati yawe nayo harimo ikibatandukanye. Ku bantu bagira ubwoba rero, iyo babonye inyamaswa zije gutyo bariruka, barirukanka ndetse bakavuza induru kuko baba bumva ko inyamaswa ije ibagana kandi ije kubica. Ariko kuba ko batatekereje ko hagati yabo n'inyamaswa harimo ikirahure, nicyo kintu cyonyine cyatumye bagira ubwoba. Kuko wateguwe hano hantu hasorerwa inyamaswa yabitekerejeho ko mu gihe abantu baje kuzireba hari abo zishobora kwangiza. Niko gushyiramo icyo kintu kizatuma abantu bazitegereza neza nk'abari kumwe nazo.
ariko mu by'ukuri ni ikintu gitandukanya, nta naho bishobora guhurira. Ijambo rya Yesu ni uko umuraba n'ijambo rya Yesu ni uko ijambo rya Yesu ryari rikwiriye kubera umurinzi ababigishwa, ariko kuba ko batekereje ko ijambo rya Yesu batarikomeje mu mitima yabo, ryabaye nk'ibidahari, ariko mu by'ukuri ryari rihari kandi ribarinze. Ntacyo bari kuba, Yesu ubwawe yari ari kumwe nabo. Bituma bagira ubwoba, bituma batakamba, turapfuye. Ariko by'ukuri ntibari bapfuye, ko ijambo rya Yesu yari yababwiye ryari umurinzi ukomeye cyane. Ntabwo umuraba wari kurenga ku icyo Yesu yavuze ngo tujye hakurya noneho bapfire mu nyanja bashire. Bimeze gutyo, ijambo rya Yesu ryaba ribaringa? Ntabwo ari ijambo rya Yesu hano ryari baringa, ahubwo ijambo rya Yesu ryari umurinzi baringa yari uno muraba. Ikigaragaza ko ari umuraba, Yesu ubwo yongeraga akavugisha abigishwa be, umuraba ntiwari ukiri ikibazo. Barambutse bagera hakurya nk'uko yabivuze, ntacyo babaye. Mu gihe tuba ubuzima bw'umwuka duhura n'ibihe nk'ibi, twongere dutekereze se Yesu avugana iki natwe? Yesu ni iki yadusezeranije? Icyo yadusezeranije, icyo yadusezeranye nicyo cy'ingenzi cyane. Niba wibuka ijambo rya Yesu, niba ari ijambo Yesu yakubwiye, niba hari ijambo Yesu avugana nawe, nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Ntabwo ari icy'ingenzi ari amakuba uhura nayo cyangwa se umubare uhura nawo mu buzima, ahubwo Yesu niwe yarakubwiye ngo twambuke tujye hakurya, ubwo muri hakurya. Yesu niwe yarakubwiye ngo azakugira umurobyi w'abantu, ubwo uri umurobyi w'abantu. Yesu niwe yarakubwiye ngo uri uwera, ubwo uri uwera. Yarakubwiye ko nzakugira uwera, ubwo uri uwera deja. Ntukwiye gutegereza ko uzaba uwera, ahubwo genda nk'umuntu wera, genda nk'umuntu utunganye. Niba yarakubwiye ko azabana nawe kandi azagumana nawe, nta cyago kizagutera, ubwo nta cyago kiri mu buzima bwawe. Ushobora gukeka ukavuga ati si ibi byose ni ibiki, ko ndeba ibyago binyugarije ahubwo byenda kunyica. Ariko ibyo ntibaringa. Icy'ingenzi gikomeye cyane nicyo Yesu yavuze. Icyo kintu gikomeye cyane ni ngo nicyo kikubereye umurinzi kandi nicyo kigukomeje, nicyo kikubeshejeho. Nkuko nabitangiye, Imana ni ishobora byose. Imana nta cyikanga, nta kinanira. Iyo niyo Mana yakubyaye, niyo Mana ikubereye umubyeyi. Bivuze ngo ikivuga nicyo kiruta cyane ibyo uri kubona. Icyo Imana ivuga nicyo gikomeye cyane kuri ibyo twahura nabyo. Reka twizere Imana, reka twibuke ikivugana natwe, reka twite kuri ijambo ry'Imana. Ibiriho, ibiba ni ibiba, ariko ibyo biba ntifite imbaraga n'ubushobozi kurusha Imana, ahubwo Imana itubereye ubwugamo kandi Imana itubereye byose. Mana turagushimye, tugushimiye kuri Imana itubereye urutare twugamamo, Imana itubereye umubyeyi kandi Imana itureberera. Turagusabye kugira ngo usembure ijambo ryawe mu mitima yacu, urivumbure, ijambo ryawe ribashe gukora muri twe, tubashe kuryibuka mu gihe turikeneye, mu gihe tugeze mu bihe tutakwikomeza, dukomezwe naryo. Mu izina rya Yesu Kristo senze twizeye, amen.